uvugamo ni ibiki nyine kiriya gitero uvuga Oyongo Pari ninde none nuvura imitezi Kigali ni docteur wo kuri tele none uzi ko Oyongo Pari ni umunyamurenge nta kintu na kimwe nyina asiga Oyongo Pari ugiye kwa Oyongo Pari akubwira abakozi nabangagira akantu kose arakavuga Oyongo Pari urumva rero nagiye kwa Oyongo Pari ahita arambwira ngo ngo dumba ngo kadafavuye hano ngo kadafavuye hano ngo na microgene ngo last week yarari hano ngo arafatika boy Jean Marie ni haba niwe yirera nasanze none nigeze gukubita nayo na Brian bro kwande kwa Oyongo Pari ndumi Oyongo Pari no none ari umuji nawe kujya vuga ati bana bajimu bari mwese bugira amagambo barangije arabwira ngo none sereka mubaza ubusubu kuko gitifu yari mugesha umuntu nigeze mbibukiye iryo banga ryo Pari amanga geranya ya fresh ari umujama ngegeze kujya aramubwira ngo mva mwana mbwiza ukuri ngo kira gikombe cyitwa gutya nabuje ngo mukirinda rimaze bimarutse ku gipima nyisanga musi aramuramuye tu we namenye amanga y'akazi ariko yarabuye umunini ya oya ubundi kwa Oyongo Pari ugiye yo arabanza akokubwira ati dungo ngwino hano ngo wowe ngo wose ubonye ngo uzaje ubanza ukakazana hano ubanza ukazane hano nanjye urugo nabonaga agakobwa twabanzaga guca kwa Oyongo Pari mu bigori papa cyangwa niyo bataye mu bigori Aseroki ubu nta kintu wavuga kuri papa cyangwa na kimwe dore yangwa bitwa papa cyangwa dore yangwa yitwa papa cyangwa ese papa cyangwa mani muri kodiga mwabicyucyuwe muri kodiga munyohereza iyi video iriya mbwa yitwa Bingo ntago yitwa iryo zina bari kurihamagara amani muri imbwa kuki mwatu kumuhanzi koko Kana iyo mbwa bayita gute cyangwa ntabwo yarenga hano ntabwo ijya yinjira mu ntabwo ijya ntabwo yagera aho abantu abaraperi murazirana papa cyangwa agomba kwihangana n'ubundi kuva yarakoze imiziki agomba bakubita mu bigori no papa cyangwa ejo muramusaga kuka interview yabakomye umva kwita imbwa papa cyangwa ariko kwa muganga bayise hano babise kivutse kigomba kuvuga ari ibyangombwa by'amazina yayo
ariko ese ko nabyemeye reka mbabaza abo bantu iyo umuntu afitanye beef na Rocky mwese mugomba kuyijyamo ko beef ari iya Rocky uziyongozi zakora umva Rocky abo batipe warabaroze man Cyo abantu bajya muri beef zawe zitabareba abantu binjiza muri ubu beef zitabareba mwajye muzivamo nkawe Savimbi ibi bintu urabishakamo iki none se yo konya mvuga muri team B ejo ngagomba Duba nagamenye uruhande hagaze rero inda y'amakipe umva ngewe ntago muzanyangisha papa cyangwe ntago muzanyangisha tuzakomeza kuri ikipe ariko du suri umushiti wacu hari umuntu umwe urakubwira ngo uyu muntu cyangwa ntutwikire uyu muntu ibyo bintu ari byo urumva tuvuga oya kabisa ibyo ntabwo ndakumva ibyo bintu yawe ntabwo nkubeshye kabisa none se ubu turi kumwe na Rocky sari mu bigori kabisa icyo ngicyo Rocky nakuvugira nta munsi n'umwe ahubwo mbere kera niba mvugishije ukuri nigeze kuguhamagara ndakubwira ati mani kera abanyarwanda hano nigeze kugera gutwikira papa cyangwe mpamagara Rocky namubwira ati rero ngiye gutwikira papa cyangwe sinshaka kubikubabaza ewana nukuri kw'Imana Rocky arambwira ati mani twikira umuhungu naribi so urumva nubwo mufitanye beef umuntu n'umwe ubu uri kumva nta muntu umwe dufitanye beef mu Rwanda yo mu Rwanda afite beef n'inda yanjye nta n'umuntu nanga mu Rwanda ubu tuvugana ariko hari igihe kigeze kubaho ahari wapi ntacyo kuva naza muri ibi bintu byanyu by'iki n'iki nta na rimwe ndagira n'umuntu beef cyangwa numve Kiro kamera mu girikize mu mubiri abo baboro baguma bampagara baratwikira karayifu cyamo gakode kabaswera mu bakita agakode kabaswera urwego 20 akanyenye 174 ni kode y'abaswera bayita kode y'abaswera urumva batubwira bibutse ngo kode bari kuyisaba ngiye kode ngikora gute kode y'abaswera urwego 21 akanyenye 174 urwego yes iyo kode niyo kode umuntu agera amagiye guswera kugira batagufata ariko uziko kadafameze ntabwo turi kukumva tu ntago ameze ahubwo niwe we muzima ngo ntuzanemo zaswe iyo ngiye kuvugana nande na melody ndiko njya numva kubwira kuri live ngo ntuzanemo zaswe ngo nuzanemo ngo gihekanire ngo swe ngo nuzanemo ngo gihekanire swe ngo duma abari kuri live arimo ararwana nande ngo duma ngo rekeraho urumva ikintu nakubwira gase cyokora igengo n'ikindi kintu nayishira Dr. Nsabi man ariko buretse gato twumve dumari ikintu aragiye gutubwira man tubwire rati
iyi gengo ikintu nayishimira kindi ni kimwe muri gengo yanyu nta muntu numwe nari bwabone ajya kwa Godfather amanika ukuboko ewana muracyari bamumanura ngo baramumanura ndumva mukanya ndakumanura naguze phone yanjye nguzaba inite none no kumanura amahoro munyendangura aragagabo kitwa DC Kirema kirwa kwa Godfather kamanika ukuboko ngo akamana bera nabisebetse pe nje mite mbonera no kubwira ubuze ko tugufata n'umuhanzi mukuru w'igihugu ujya kwabazwa nayo bakakumanura warizamuye bakakumanura utandukana tuje mu muziki gukora zira ntago ari bakakumanura tuje ibi wenda mbere tumweretse umugambanira namwe muramumanura ubundi uriya munsi nayo dufata umwanzuro ndavuga wa munyamakuru ukizamuka witwa Kirema ndamubona hano nawe yaje umunyamakuru amugami wabaragasiriko wa murezi yaravuze ngo ndirimba nka radio ngo kwitwa national yara radio zibintu yakoze kanya ko muri bizagukoroka kanagira ubutumwa ugenera DC Kirema ubutumwa ugenewe DC Clementine organije ngo n'akaradiyo twitwaga ngo national iyo radio iratambukije muri za mirongo yereka nanjye nka wa musoro hororira muri interview DC Clementine Colombia man umva jana mutumura nabura wenda cyo cyambo beze mu buyiko urumva wakiro n'inzo gira ubutumwa ugenera DC Kirema n'inyama y'inyoni urumva muri jana ngenda kozi kosa zarani wowe Clementina we nera kumwe ngo kozi kosa wowe unyaye ahantu utagombaga kunyara namwana unyara ku kabari umwana w'ikimara nyara ku rubaga rwa muzi twarakureze turakuzana muri industry wambaye ubuyiko mbuga marinete ntazi ugiye kurya mu bukwe bwa DC Kirema abandi bageze kwa Shagi batangiranye umuziki dorari Kirema narakubwiye atara narakubwiye yabimye ibiganiro umva mikrojeni DC Kirema yakwimye ibiganiro DC Kirema yakwimye ibiganiro we mikrojeni abaseye cyamenye ndani abase ajyamwe ngwe nakimo araro njye gitangira bigatsigaye niyemera DC Kirema arakodinga wa Clementine ushyiraho bantu umumera yivudukumaze ubwo Clementine ukabonetse mu biko ndamenya hari kuvuga nde none ijambo tukana ko wanyoko tukagukura ku isoko ugasigara nyoko okay mwe mwiyubashye mani twakira umushyitsi Kirema yo mani uyu muntu namuhaye butumire mani mureke mbanze muhe ikaze yola ni arabizi ko nta mutima mubi Kirema yola ndamumva mfanye wa yes
agatoki mu gatoki gutangira igifu kibaye nka supernet apfuye nyine. Kerema turakwakiriye bimeze bite? Yo, bimeze bite man? Bimeze bite umusaza? Ariko Kwakiriye se agapfunyika. no good. Oya no kwibasira umuntu mpaka kanza akanyenyeri. Urishura cyangwa Ahubwo se nge wakaba kandi. Yes, yes. Nibyo turi kuvuga nyine. No kwibasira ko kanza akanyenyeri. Hey. Mwanyibasira Tuzadutora abonye abasogotora. Tuzadutora twongere tugutore. Kandi mu kanya mwari muri kuririmba hari indirimbo ivuga ngo uyu munsi turahituma irondo niriye ibisambo niriye nibyo nkaturana hanya irondo rifata gatoya irondo niriye ibisambo niriye irondo ni disi karema igisambo rifata ku maguru nuko barutera umukecuru ndi kwibaza ari kimwe. kuma kansubiza me dare subukoko irondo niriye ibisambo niriye wowe uherereye he? munsi turahituma wowe se wasize commentaire Yiherereye muri toilette, yazumva herereye. urashaka mwiherere irondo niriye ibisambo niriye Akoseba. disikrema nayo narakubwiye utwambo twawe Icyakoze cyo reka nsubize irondo niriye ibisambo niriye reka mbahe comment yanjye sibyo? Reka twumve comment y'umuniga. Shizo. Katwumve uno muntu gatoyi. mu professionnel aje mu birara ahita avuga comment Ku muzigo. Reka nge mbahe comment yanjye ku muzigo kandi ya nyayo itari biriye. Urumva? Itambere cyo iriya ndirimbo pe ni nziza ku kigero cya 99% pe. Icyo cyo turacyemera. None reka ngende ku Yes. Buretse reka ntange comment. Breeze kindi umuvugeho kuko nubundi asanzwe ari umuhanzi kandi w'umuhanga. Inde? Sani Breeze. None reka mvuge ku bandi rero. Umuntu wa mbere wakubisemo umurongo ngewe ukankuma ntababeshye ni umuntu witwa DJ Brian. Umuntu wa kabiri nta ruswa ni umuntu witwa Kadafi. Umuntu wa gatatu ni umuntu bita Ezekiel. ubundi nije wa mbere Oya ngenda avuga uko nabyumvise. Gusa uramvugira. oya okay ibyo ni ibyawe Ibyo ni ibyanjye. Abandi bose mwaragerageje. ujyana mikrojeni Nawe mbwira. Mikoroshe. Basi yawe ntago bayemeye. ibyo ni ishari Brian ari Mikrojeni urabizi ndakwemera cyane, urabizi ndakwemerera umuntu wanjye. Ariko yenda uzankoma mu yindi ndirimbo. Ntabwo uzategereza gusohora indirimbo. Shadawudi man, mwakoze indirimbo nziza kabisa. reka nkubwire ahubwo noneho reka nkubwire ngewe ibitekerezo byanjye kuri iyo ndirimbo umva somya ko batavuga ngo hadafinanse rero moye banzu yivuga Ngo iki? hari umuntu byanditse barabitubwiye Ngo batange nimero yawe bagutema. batanga nomero yanjye ngo ya Kadafi ngo banze bane umuntu wa mbere abantu ba mbere bakomye iriya ndirimbo ngewe ndibaza ko abantu baba noneho va muri iriya projet noneho uvuge wo kubyumva. Ugize mumera nk'umuntu uri hanze. uko mbyumva na mbere projet itarasohoka Sean Breeze atarayizamo na Sean Breeze atarazanamo Brian umuntu twumvaga ko yari yahakomye yari mikrojeni. Ubundi iriya ndirimbo yubakiwe kuri mikrojeni.
kubera microgene yatangiye twajyaga tuvuga ati mani ati vasi ya microgene irarenze byataye ni nayo vasi nyine yaduhaye ingufu ugiye kureba ibindi tugitangira rega indi bibaza umwaka n'igiki nka food urumva tugitangira umwaka imaze ariko iyi mwaka n'igiki yararamente muri food twatu niba atari imyaka 2 mani noneho kukubwira ko microgene arenze cyane ariko cyendera microgene kubera ko microgene arenze cyane abantu indirimbo bakomeza bayumva kubera ubundi umudije avuze indirimbo nk'amasegonda 30 ya mbere agahita kuramo n'abantu niho bihanganira ni ukuvuga ko kugira ngo microgene umwihanganire uze kugira ko aho abatwika aho bari abo wita wowe ko batwika uba warushye urabyumva ibyo ndimo nakubwira ndabyumva mama ihanganira igitero cya microgene ko utangire kwivugisha utwo tugambo ngo shorize ngo numurire n'ubundi ngo numuhanzi ngo tusana tumuzi urumva wowe uri kuvuga projet nk'umuntu uyirimo urumva ibyo ngibyo nakubwiye ngo bumufana wowe oya nje ntabwo njewe ikintu kirenze nuko abantu bino ndirimbo batabonye ko irandimbi bimafata ku mavuta mba namuziritse ndi kumukoma n'inkoni none ninjye ukurikijeho wabwenda kwishyura none ejo tuzaza n'ikirima we nzaba mwicaye karema rero njyewe ikibazo cya mbere mfite urumva nubwo kibangutse ariko ndashaka kukikubaza byihute ngo kuko kiri emergency ahantu uri umuriro wa elegitorogaze urahagera uri mu mwijima ese wahezwe inyuma n'amateka ku buryo ahantu uri hatashye u Rwanda rwose rurabona bro ndimo ndareba match bana twereke marike yo televiziyo katari ayiteri ayiteri mani gira televiziyo twese katari bikorera tubabarira ucana itara nimba ari haba mu nzu cyane ase waya twereke ifoto muri iyo nzu yawe imanitse dungu nzustra ifoto y'iki reba ukuntu dukeye bro turasa neza turakeye abana ntago ari iwanjye ndakodesha abana nyine urakodesha ariko natwe ntabwo wenda tuvuga ngo twarukodesha ariko se reba ukuntu dukeye dusa neza bacanye itara wowe wacanye itara ugake nibura ukavuga abantu bakubona bakavuga ngo wavuze ibi ni kanaka ntabwo njya ndeba umupira harimo urumuri ntabwo uri kureba umupira uri kuri live ya Dumba na Rocky ase mwarebye abafana banjye ukuntu barimo barari bafana banjye yose birashoboka man harakarimba mwaririmbiye kerema mbere yuko abemerera amafaranga nyuma yuko abemerera amafaranga mwakongeye mukatunyuriza bakanyuza ariko kari remix muririmbira umukire bagukibira koroko gasigara imbokoboko iya nyuma yamaze kwemerera amafaranga yari yera akanyuma amaze kuyemera amafaranga tugutora twongere tugutore disikema wanituwe tuzamu ako disikema ibyo ni biganiro byiza gira ararenze yaraje kujafata ku mavuta ajya muzaduhangare bayabigenza basa mvumo baramakaje sana akatumenya ibyo tuvuga reka twumva amafaranga uraraza ngaho ngo twumve ibyo tugutaka nimero yangira kanyikubwire dore telefone tuyifitana abafana yayibona hano ukennye ngo tugiye kubibona 0789 632 niba wari amafaranga hano abantu wisabiriza wagasa kanite menja bate Brema taka kwitonda kusizi pepa tumanza kutakona bebe haleluya ikiropa kibaisha mikatinda na Rocky baramura kwekabeza rakwepa ninjye uburiza umuti ninjye musana utaji bava mu matwi ninjye bakange vocaliste misiti fire bunda batamo yabonye umuziki pressure izamuka ariko mwabonye before due respect hari umuntu uri live bita Blandine shout out to you we love you kubera ubuyoga bw'amake muri gatanyere ubuyoga bw'amake we kirabira genda bagwirirana
banywereye kuri Kirabira. botike twambaye nzirya